Reka nongere mbasuhuze kandi mbayikaze. Iyi ni ya saa tubagezaho amakuru tuba twabateguriye by'umwihariko tugiye kwibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turibanda muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma yaho General Otto Proclame Mutayomba amaze kugerera ku murongo w'urugamba ubwo yari yararasiwe hariya muri Masisi akajya kuvurirwa muri Kinshasa, imirwano yakomeje kwiyongera dore ko yavuye hariya muri turiya duce twa Kinshasa yahawe andi mabwiriza mashasha. Ese aya mabwiriza n'aya matwara Mutayomba azanye hari icyo ari buhindure ku murongo w'urugamba? Ibi ngibi nibyo tugiye kugarukaho ndetse n'ibindi tutababwiye. Muri aya masaha hari uduce twinshi turimo tuberamo imirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya muri Masisi. Reka munyemerere duhere muri Masisi, nyuma yuko tuva muri Masisi tubaza kujya muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwire uko muri Minembwe byifashe, tumanuke tugere muri Baraka ndetse tugere hariya muri Karemi, uburyo hari imirwano ikomeye cyane hariya muri Karemi ndetse no muri turiya duce twa za Baraka. Hanyuma noneho nyuma yuko umugabo bita Mutayomba amaze kugera hariya muri kariya gace, Mutayomba ingabo ze yahise zimura mu birindiro byari zirimo, arazizana zigeza hariya muri turiya duce twa za Gatoyi. Aba bose bateye muri tuno duce dutandukanye bari ahantu bita Gatoyi. Hano Gatoyi niho havuye ibitero ndetse n'agace bita Mitimingi niho havuye ibitero byaje gutera hariya muri turiya duce twa Masisi. Ese utwo duce twa Masisi bateye nutuhe? Icyo tugusaba kugira ngo ubashe gukurikira amakuru yacu tuba dukuye ku murongo w'urugamba atariho ivumbi, turagusaba gukora subscribe, ukore share, like ndetse na comment kugira ngo uzajye ubasha kubonera amakuru yacu ku gihe. Ndoro duce turimo tuberamo imirwano, agace bita Luki karimo karaberamo imirwano kugeza ubu ngubu. Hakaba agace bita Miyanja, hakaba agace bita Ruhinzi, hakaba agace bita Lukweti, hakaba agace bita Bibwe, hakaba agace bitwa Matrake. Aka gace nako karimo karaberamo imirwano. Akandi gace karimo kaberamo imirwano na agace bita Gasenyi. Ndetse utu duce twose turimo turagenda tuberamo imirwano ikomeye cyane. Ndetse hakaba n'agace bita Gatovu, akangaka nako karimo karaberamo imirwano n'agace bita Bibatama. Utu duce twose turimo turaberamo imirwano. Kubiki hano muri tuno duce hongeye kandi kubera imirwano? Hari amaze igihe kirekire imirwano tuyibona mu misozi miremire ya Minembwe, ariko ntabwo ari uko tuvuga ko hariya muri Masisi tuvuga ko imirwano yari yararangiye. Amaso y'abanyamakuru benshi batandukanye yarebaga hariya muri Minembwe kubera ko niho hari ingabo nyinshi zitandukanye, hakaba hari n'ibirwanisho byinshi bikomeye cyane bitandukanye byari byarahize kugira ngo babashe kurimbura buriya bwoko bw'abanyamurenge. Ariko noneho kugeza aya masaha nuko urugamba rwahinduye ishusho, rukaba rwerekeye hariya muri turiya duce twa Masisi. Hariya muri Masisi barimo bahanganira, Mutayomba yari yarasinyanye amasezerano na Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi. Murambabarira nubwo mvuze amasezerano, ntabwo ari amasezerano, ni imihigo na Mutayomba yari yarasinyanye na Perezida Tshisekedi, amubwira ko azigarura turiya duce twose twa Masisi ndetse yigaruye n'utundi duce twa za Rucuru kugira ngo arebe uburyo yasatira yerekeza turiya duce kugira ngo abashe kwigarurira icyo bita Rubaya. Akirangiza kuvurwa akiva hariya Kinshasa yahawe andi mabwiriza mashasha, ndetse ku cyumweru yagaragaye arimo agenda ahemba abasirikare be baba Wazalendo. Akimara kubahemba yahise atangaza ko kuri tariki 15 agomba kuzaba yarangije kwigarurira icyo bita Masisi ndetse akazaba ari muri Rubaya. Yewe kugira ngo bigarure Masisi, bariya kwigarurira Masisi kwabo ntabwo byahabwa agaciro cyane nkuko bakwigarurira icyo bita Rubaya, dore ko Rubaya ariyo barwaye kandi Rubaya ariyo bashaka kugira gute kwigarurira. Ese kwigarurira Rubaya no kwigarurira Masisi niki cyaba gifitiye agaciro cyane Wazalendo, FARDC, FDLR? Icyaba gifitiye agaciro cyane ndetse na leta ya Kinshasa nuko bakwigarurira icyo bita Rubaya, dore ko ariyo nayo bahize iriya Rubaya bakaba barayitegeye Abanyamerika. Abanyamerika akaba aribo batanze biriya bikoresha Wazalendo barimo bakoresha, FDLR irimo ikoresha, FARDC irimo ikoresha kugira ngo ibashe kwigarura kariya gace ka Rubaya. Akaba ari nayo mpamvu bo kwigarura Rubaya
aricyo kibahesheje iki, kibahesheje agaciro. Iyo abakwigarura Masisi aricyo kibahesheje agaciro, tuba turi kubona imirwano irimo ibera hariya muri turiya duce twazanya byondo, tuba turi kubona imirwano irimo igenda ibera hariya muri turiya duce dutandukanye twa Petit Masisi, hariya twakagombye kubona ariho barimo bagira gute, barimo bagenda batera. Ariko kubera bashaka gusatira Rubaya, ubu ngubu barashaka kwegera icyo bita Ngungu, kugira ngo Ngungu ariyo babasha kugira gute, babashe kuyigarurira, iba permete cyangwa se ibaha inzira yo kugira ngo bazamuke directement bajye hariya muri kiriya gice cya Rubaya, barebe uburyo Rubaya bayigarura, bayibyimbe, bahamagare Perezida Felix Tshisekedi ko barangije kwigarurira icyo bita iki, Rubaya. Ariko ibyo byose tuzi ko ari ukubeshya. Rubaya ntabwo bashobora kuyifata kubera ko abasirikare babo ni bake, abasirikare ba M23 ni bake, ariko abasirikare ba Wazalendo, FARDC, FDLR ni benshi cyane, ariko objectif yabo ntabwo iba permeta kugira ngo babashe gufata kariya gace. Bo barwana kubera ko Perezida Tshisekedi yabahaye amafaranga yo kugira ngo babashe kwigarura Rubaya, hanyuma abanyamerika babashe kuyikontrola. Ariko bari abasirikare ba M23 ndetse natwirwaneho barimo barwana hariya muri turiya duce, ibo barimo barahangana kugira ngo babashe kubona ubutaka bwabo kavukira. Umuntu ushakira undi ubutaka n'umuntu urwanira ubutaka bwe, byanga byakunda imirwano ntabwo yagira gute, ntabwo yangana. Ibi bikaba byatumye hageze abajenerali benshi autoproclamé, bakaba barangije no gupanga uburyo bagomba kwigarurira uduce dutandukanye. Ngiye kubasomera utu duce twatangiye n'imirwano, mbabwire n'utundi duce tutaraba n'imirwano uburyo bavuze ko abagomba kuturwanamo. Luki na Miyanja barangije kuyiha uwo bita Kigingi. Uyu Kigingi ni general autoproclamé. Nituvuga general autoproclamé, abatabyumva mu ndimi z'Igifaransa, ni general wiyambitse ipeti, utarambitswe ipeti na leta. Niwe wahawe Luki na Miyanja. Uyu niwe bita Kigingi. Uyu Kigingi akaba ari wo wungirije uwo bita Mutayomba. Mu gihe Mutayomba yari yararashwe iminsi amaze Kinshasa, uyu Kigingi niwe wari uyoboye Abazalendo muri Kivu y'amajyaruguru. Bafashe Ruhinzi, Lukweti, bayiha umugabo bita Kijove. Uyu Kijove nawe ni general autoproclamé. Niwe bahaye Ruhinzi ndetse na Kijove, bashaka ngo bakomeze baavance, barebe uburyo bazagera hehe, Kinigi, bagera ahantu bita Kibabi ndetse n'icyo bita Gatovu, ari nabwo bazaba barimo basatira hehe muri turiya duce twa Ngungu berekeza muri Rubaya. Ariko utu duce ntabwo baragira gute, ntabwo baratugeramo. Noneho bafata icyo bita Mibwe na Metrake na Gasenyi, babihaye general autoproclamé witwa Jean Marie. Uyu Jean Marie niwe wahawe tuno duce kugira ngo abashe kureba uburyo ya resista, nawe akazamuka areba uburyo yakwinjira hariya muri Kinigi, bakazahurira directement, bagahita bahurira hehe, hariya muri Rubaya. Hanyuma noneho hakazaho agace bita Bibatama. Iyi Bibatama akaba ariyo uwo bita general autoproclamé Mutayomba yaboneyemo ibyicaro akiva muri Kinshasa, niwe yahise ashira ibirindiro bye hano. Uyu mugabo Mutayomba bahise bafata hano, bafata uwo bita Mutayomba abari washira ibirindiro bye. Ariko M23 kugeza ubu ngubu iracyarimo ishaka gusatira tuno duce kugira ngo barebe uburyo batubakuramo. Kugeza aya masaha utu duce twose maze kubabwira, Luki, Miyanja, Ruhinzi, Lukweti, Bibwe, Metraki, Gasenyi, Bibatama, Gatovu, utu duce twose ingabo za Wazalendo, FARDC, FDLR barangije kugira gute, kutugabamo ibitero jusqu'à maintenant, cyangwa se kugeza aya masaha baracyarimo bahanganira muri tuno duce. Gusa hari uduce tumwe M23 yarangije kubasubiza inyuma, kagace ka Miyanja, Ruhinzi, Lukweti, utu duce yarangije kubasubiza inyuma. Ariko utu duce tundi twose dusigaye baracyarimo bagira gute, baracyarimo baduhanganiramo kugeza aya masaha. Reka masaye munyemerere
n'ubundi hano muri Masisi turacyahakomeje mu gihe barangiza kwigarura tuno duce tundi utu duce maze kubasomera hano twose bahita binjira ahantu bita Gatoyi directement bahita bayinjiramo bava nako amusore ntago wakwinjira Gatoyi bahita binjira ahantu bita Kinigi bakinjira Kibabi za Kibarizo ndetse bakaza kwinjira hano muri Gatovu directement bakaba batangiye gusatira ico bita iki bakaba batangiye gusatira Ngungu bava muri Ngungu bahita batambuka baja gusatira turiya duce twaza Kibaya cya Rubaya akaba ariyo cyane bashaka kugira ngo babashe kwigarurira. Impamvu tuvuga ko ari Rubaya nuko batajya bagaba ibitero mu tundi duce dutandukanye, ntabwo bajya bagaba ibitero muri Rucuru ntabwo wamenye igihe Rucuru baheruka kwigabamo ibitero. Hanyuma none Bunagana ntabwo baheruka kwigabamo ibitero. Rubero nta bitero biheruka, Warikare ibitero byo birimo. None hakaba n'abasirikare twababwiye mu minsi yashize bari muri turiya duce twa Warikare, twibaza impamvu bari abasirikare baje hariya muri Warikare ntitubasha kunyimenya kubera ko bari bataragaba ibitero ngo babigabe muri Warikare. Abo basirikare bari baje mbere ya General autoproclamé Mutayomba, aribo baje gutera turiya duce tuno duce twaza Masisi. Mu busesenguzi bwacu twavuze ko bashobora gutera Masisi, batatera Masisi bakaba baza bagatera he muri kare gace ka Karehe, muri territoire ya Karehe. Ariko ibigaragara nuko bahise bamanuka directement baza gutera icyo bita iki Masisi. Kugeza aya masaha bakaba barimo barwana hariya muri kare gace ka Masisi. Hakaba harimo ingabo nyinshi zitandukanye. Abasirikare barimo barwana muri kare gace harimo Abarundi, harimo FDLR, harimo FARDC, harimo Wazalendo, harimo n'abandi basirikare tutarabasha kumenya barimo barwana hariya muri kare gace bambaye uniform igiye kujyamo amabara agiye kumera nka rouge bordeaux abo basirikare nabo bagaragaye muri kare gace, ariko ntabwo turamenya igihugu cyari cyo aba basirikare bashobora kuba bagize gute bavuyemo. Ariko mu yandi masaha turabagezaho amakuru, tubabwire uko byifashe, tubabwire nabo basirikare aho bazaba bagize gute, aho bazaba bavuye. Reka mbasabe munyemerere tujye muri Kivu y'Amajyepfo, ariko turahera ahantu bita Karehe ni territoire ifatanye na territoire ya Masisi, ariko imwe ikaba muri territoire y'Amajyepfo indi ikaba muri territoire y'Amajyaruguru, bikaba bihurira neza muri centre y'icyo bita Molemo igice kimwe kikaba kiri kuri Karehe, ikindi gice kikaba kiri kuri Masisi. Hanyuma noneho hano muri kano gace ka Karehe buri gihe yabateye Masisi bahita baterana territoire y'iki ya Karehe bahise bayitera nayo mu gace bita Cyambombo bahise bayiteramo hariya muri kare gace, ariko ingabo za 23 ziza kubasubizayo zibasubiza ruguru. Bateye mu gace kare kayobowe na Colonel Muhire yaje kubarasa abasubizayo, baragenda ntibongera kugira gute kugaruka muri kare gace. Ariko kugeza aya masaha nuko bari barwanira mu kandi gace bita Rumbishi. Iyi Rumbishi iherereye muri Karehe, ariko nayo muri iki gitondo babyutse bayigabaho iki ibitero. Gusa turacyarimo dukurikirana aya makuru uko byifashe, uko bigenda uko ariko kose turaza kubabwira uko byifashe hariya muri kare gace ka Masisi ndetse no muri kare gace ka territoire ya Karehe. Reka masabe munyemerere tugiye kwinjira mu gace bita Nzibira ndetse n'icyo bita Kaziba. Utu duce bari bararahiye ko nta ngabo za 23 zizongera kugarukamo, ariko nyuma yo kubona ko ingabo za 23 zatangiye gukubita turiya duce twa za Mwenga, abasirikari benshi bari hariya kuri territoire ya Mwenga batangiye kumanuka bahunga berekeza muri turiya duce twa Nzibira ngo bajye kugera Nzibira neza direct ndetse na Kaziba, basanga ingabo za 23 ndetse natwe irwaneho baharangije kwashira forces zikomeye cyane. Izo forces zikaba zari zivuye ahantu bita Nyangezi, bazamuka bagira ngo babashe gukavaringa turiya duce. Nubwo Nzibira bari bayifite bakagira na Kaziba, ariko ntago bari bayifite yose. Ingabo za 23 bahageze basanga bari maso, babakubita hariya muri Nzibira, barongera barabakubita muri Kaziba, barabazamukana neza direct
babasubiza hafi ya territoire, dore ko hafi ya territoire ingabo za M23 na twirwaneho zimaze gufata ico bita Gipupu, bahise batangira kumanuka berekeza muri turiya duce twa territoire ya Mwenga, bikaba byatumye abasirikare bari kuri territoire ya Mwenga batangiye kumanuka bagira gute bahunga. Ese bari abasirikare barimo bahunga biraza kubagwa amahoro, cyangwa se barakomeza bahunge bavansa bajya mu tundi duce twinshi dutandukanye? Gusa ntituramenya amaherezo yabo, ariko amaherezo yabo nuko barangije gufungirwa inzira. Nigeze kubibabwira mbere, ndababwira ati abasirikare bari muri territoire ya Mwenga mu gihe bakomeza gukavaringa ico bita territoire, bazire turuva M23 ndetse na twirwaneho babafungiye amayira, dore ko bafunze hejuru ahantu bita Gipupu, bakaba barangije kuyifunga ndetse bakaba bamanutse bakabafungira nari yanzibira ndetse na kano gace kandi kakaziba. Nukuvuga ngo nta yinizira bafite, mu gihe bashaka kuzamuka bavuga ngo binjire muri ariya mashamba, batambika berekera muri turiya duce twa za Rurambo, ariko Rurambo tujuru nayo irimo ingabo za M23 ndetse na twirwaneho. Ese bari abasirikare amaherezo yabo araba ayahe? Dore ko nta handi bari guhungira, ingabo za M23 zari zarafashe kari agace ka Mwenga mbere yuko batangira kurwana muri turiya duce twa za Gipupu, bari barafashe agace bita Kasika. Iyo Kasika nayo bakaba bakifite jusque à maintenant, cyangwa se kugeza aya masaha. Reka basabe kugira ngo munyemerere ninjire no mu tundi duce dutandukanye mbabwire uko byifashe. Abantu batekerezaga ko ziriya ngabo zihunze muri Mwenga zishobora kuza cyangwa se zahunze hariya muri za Gipupu, mu gihe batinya kwinjira muri forêt équatoriale bazenguruka bakaza guhinguka za Rurambo. Rurambo M23 irayifite, ikongera ikagira ico bita Gashama, ikongera ikagira ico bita Rushari. Utu duce twose kubidufite iragaragaza ko nta kandi gace na kamwe bashobora kugira gute bashobora kwinjiramo ngo bakomeze bagenda. Ejo bundi mwabonye n'utundi duce twinshi M23 yari itarageramo, aho bita mu Rubuga, hariya za Rubuga ndetse na za Gitoga M23 yarangije kutugeramo. Ese abo basirikare abantu barimo batekereza ngo barashobora guhinguka hariya, barayihinguka banyuze gutuye duce ko M23 yarangije kugira gute kwigarura turiya duce ndetse na twirwaneho. Reka mbasabe munyemerere ngiye kwinjira muri Kalemi birakomeye cyane, turiya duce twa Kalemi birakomeye. Kalemi hari kubera imirwano ikomeye cyane itarabasha no gusobanura, nyuma y'uko haje abasirikare bavuye mu duce twinshi dutandukanye bakaza bashaka kwigarurira ibice byinshi M23 yarangije kwigarurira ndetse na twirwaneho. Bamaze kugera hariya muri Kalemi basanga abasirikare bahunze bava ku rugamba muri turiya duce twa za Pwenzero kwa Murima ndetse n'utundi duce dutandukanye, basanze barigaruriye batangiye gukora sensibilisation muri Kalemi y'uburyo bagomba gukora recrutement, bakigarurira imitima y'abaturage bakabasha kubafata bakabinjira mu gisirikare. Hamaze kugera abo basirikare bari bavuye za Kasayi, bari bavuye za Bandundu, bari bavuye za Bandaka. Aba basirikare barareba baravuga ati aba basore barimo batangiye gufatwa by force cyangwa batangiye gufatwa ku ngufu kugira ngo babinjize mu gisirikare. Ese ko bagiye kubinjiza mu gisirikare ku mbaraga, bari abasirikare bari abasore bazarwana urugamba babashe kurutsinda? Intego yabo ntago bayizi, ni intego yabo utabanje kubakundisha igihugu ukaba babafashe ku mbaraga, bari abazajya ku rugamba babashe kurutsinda. Bano basirikare bari bavuye Bandaka, Bandundu na za Kasayi Orientale na Kasayi Occidentale, aba bahise bavuga bati aba basirikare ntago bagomba kugira gute, bano baturage ntago bagomba kujyanwa mu ikosi. Nibwo bahise bagira gute, nibwo babujije ingabo zari ziraho Kalemi kukomeza gufata bari abasore. Nabo baranga kubera bari bamaze gufata benshi batandukanye, nibwo bahise batangira kugira gute gukozanyaho. Barasanye guhera mu masaha ya saa 9 z'amanywa z'umunsi w'ejo kuri tariki 14 bararasana karahava, bararasana hafu umusirikare n'agasirikare. Noneho barangije hakaba hari n'abasirikare bari bacitse ku rugamba, bari barangije kwinjira mu mihana y'abaturage,
batangira kugenda bagira gute babashakisha. Abo ngabo nabo barangije gufatwa, barimo baroherezwa hehe muri Makala kujya gufungirwayo, abandi barimo barajya muri Demiape kugira ngo babashe kubazwa ibyaha bashinjwa. Nyuma yuko basa ngaho babatsinze, aba bari bavuye za Kasai, Bandundu, Bandaka ndetse na Kasai Orientale, aba bose bahise bafata gahunda yo kuvuga ngo ntabwo bajya kwiyunga kuki ku ngabo za leta. N'abasirikare 1,500. Bamwe muri bo biyunze ku ngabo za leta. Abiyunze ku ngabo za leta bahise batangirwa gufata bajya gufungirwa hehe i Kinshasa. Aba bandi baravuga bati biragenda gute? Turakomeza tubaha ngaha muri Kalemi cyangwa twambuke tugende tujye muri Katanga dusange umutwe wa MDKC uyobowe n'umugabo bita Kiyungu Jedeo, bakagera n'umuvugizi wabo bita Ngoyi Tumwimbi, bakaba bahamagaye bita Ngoyi Tumwimbi. Ngoyi Tumwimbi arababwira ngo isaha yari yose mushobora kudusanga hano muri Katanga, twebwe twaza kugira gute kubafata nta kibazo kirimo. Ese igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba kigiye gucikamo kabiri? Bamwe harababashije gusobanukirwa ziriya ntambara izarizo, cyangwa ntabwo barabasha gusobanukirwa ziriya ntambara izarizo. Ese nimba batarabasha gusobanukirwa ziriya ntambara izarizo, niki bakora? Niki bakora? Icyo bakora nuko bakomba kwihuza bakishira hamwe bakabasha kugira gute, bakabasha kurwana urugamba. Ariko mu gihe bakwiyumvamo ko bakomeza kurwana urugamba, byanga byakunda byakomeza kugira gute, byakomeza kubagora. Ariko bari abasirikare barangije kwitandukanya n'ingabo za leta. Reka munyemerere ngiye kwinjira mu gace bita Baraka. Baraka ntabwo byoroshe, Baraka birakomeye cyane, imirwano irimo ikomeye hariya muri Baraka. Abasirikare benshi barangije kwinjira hariya muri Baraka, bakubitanye n'amadrone ya M23. Drone zabakubise zirabakubita zirabamima, imirambo n'irimo igenda iboneka hariya muri turiya duce twa Baraka. By'umwihariko mu gace kari n'ingabo z'abarundi, aho ngaho barashwe. Ariko cyane abarashwe harashwe abahibu. Abahibu barashwe, Serpent Noire bararaswa, Anaconda bararaswa. Abo bose ni imitwe y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bari baje bavuga ko hari agace bagomba kwigarurira byanga byakunda. Ariko noneho tibyabakundiye, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zahise zivuga ziti, zikubita agatoki ku kandi ati byanga byakunda, nubwo izi ngabo za M23 izi drone zabo zikomeje kuturasa, ntabwo dufite kugira gute gusubira inyuma. Eske nimba badafite gusubira inyuma, amaherezo araza kuba yahe? Imboni TV, imboni ya rubanda.